Mwongeye kwirirwa. Uyu mwanya ni umwanya twahariye agace ka Sobanukirwa. Mu gace kacu ka Sobanukirwa tugiye kumenya ku bijyanye no gukoresha ikinini cy'ibanze cyangwa se ibyo twita emergency contraceptive pills mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ni kenshi ushobora gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ukaba ufite ubwoba ko ushobora kuba wasamye cyangwa se utazi neza niba wari mu gihe cy'uburumbuke ukaba wumva ushobora kuba wasamye. Ariko reka nkumare impungenge. Hari ibintu byinshi cyangwa se ibinini biri ubwoko bitandukanye ushobora gukoresha kugira ngo udasama. Ibyo nibyo dukunze kwita emergency contraceptive pills. Abenshi bakunze kuvuga yuko emergency contraceptive pills umuntu aba akuyemo inda. Reka mbamare impungenge ndetse n'abasobanurire. Ntago gukoresha emergency contraceptive pills ari ugukuramo inda, ahubwo bifite akamaro kabyo mu gutuma umuntu adashobora gusama. Ari byo bita gustopinga fertilisation nk'uko bamwe tubizi mu ndimi z'amahanga. Emergency contraceptive pills se zifatwa ryari? Benshi ntago bazi igihe zifatwa, niyo mpamvu ahangaha mukwiye gusobanukirwa. Iki kinini cyangwa se ibinini ushobora gukoresha witabaza mu gihe wumva ko ushobora kuba wasamye, bifatwa mbere y'amasaha 72. Mbere y'amasaha 72 ahangaha bishobora kukurinda kuba habaho fertilisation, ndetse akenshi ibi binini bishobora gutuma hatabaho ovulation. Si icyo gusa, kubera ko bishobora gutuma hatabaho kuba released cyangwa se gusohoka kw'igi, bishobora gutuma rihura n'intanga ukaba wasama. Aka gace kari ukuvuga ku bijyanye na emergency contraceptive pills. Niba umaze kubisobanukirwa, igihe wumva utizeye neza ukabitekereza ko wasamye, ni byiza kugana farumasi kwegereye ugafata icyo kinini. Abenshi banakoresha mikorojeno, abarutinini bakagusobanurira uko ushobora kudukoresha. Murakoze. Ako kari agace k'ubuzima ka mbere.